umuhanuzi uri kuryana mu gutwi uhanura ukuri uvuga iby'Imana yamutumye ntabwo ajya kundwa. Hari gukundwa abahanuzi bari kuvuga ngo yavuze itageze gute itavuze. Kaza hano detuwa kaza nkagusanga wambaye neza ustire muri salomo wawe hateretsemo byose. Uyu muntu akeneye ibi gahita nguhanurira. Kandi bira yaravuze ngo uhamba kamera horana gisuka ku rutugu. Uhamba kamere. Hari abantu baje mu rusengero baje gusenga, hari n'abajemo baje kwiba, hari n'abajemo baje gusambana, harimo n'abajemo baje kugambana. Rero igize umwaka ugacumbikira umuntu utazi. Yego. Sibyo? Iyo igize umwaka ugacumbikira umuntu utazi, ni hahandi nyina hinjira bya bintu utarugize gute utaruzi. Abantu muri twebwe baracumbitse. Ducumbikiye ibirura tutazi. Hariyo mpamvu urira kumva ngo abatinganyi, kumva ngo bajura, kumva ngo abaki, kumva ngo abarozi. Twarinjiriwe ikizira cinjira hera. Kubera ko nukuvuga ngo impamvu iki kizira cyamaze kwinjira hera, abantu twamaze kwinjira ahantu muri bya bimenyetso mu misi y'imperuka turiyo, ariko abantu benshi ntago babizi. Anari uri kuja kumva ibintu birinjiye, abagabo ku bagabo basezerane, ayo mabatinganye ni mwinjire mu matorero, ayo ibintu nk'ibyo ukuva birinjiye. Reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nge nitwa Depiwa kanizere ko mumeze neza aho muherereye hose mudukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka twizere ko ibintu ari amahoro mumeze neza cyane. Birashoboka ko waba uri mu bihe bitari byiza nawe kubera ko iminsi yose ihora itandukanye. Uyu munsi abari neza, ejo ibintu bikaba bimeze nabi, ariko reka nkubwire ngo gira kwihangana, Imana iri mu ruhande rwawe. Ibiri kukubaho ni ishuri kugira ngo ni ikizamini kugira ngo witware neza urebe ko wagitsinda, hanyuma urebe aho uhagaze, Imana ize igutabare. Nkuko mubibona rero kuri kamera, muri kuhabona umutumirwa, murahabona umugabo umeze neza cyane, arashima Imana, abona ko afite akanyamuneza. Oya ndashima Imana nta kibazo. Umeze neza mbere ya byose. Meze neza. Ngira ngo ntabwo uri umushyitsi hano, usanzwe uri umusangwa hano. Ntabwo ndi umushyitsi. Usanzwe utugaburira rwose, tugezaho ijambo ry'Imana, ibyo kurya bya mwuka. Benshi bakunda kubyita. Yego nahagaburira iby'umwuka. Karibu rero, umeze neza mbere ya byose. Ndashima Imana nta kibazo. Nta kibazo. Gakeye. Ibintu ni amahoro. Ni amahoro. Ya ni byiza cyane. Buryo umuntu abyutse akabona biremeye, yazunguza amaboko akabona birakunze, yatambuka akabona birakunze, nta kibazo. Kuko hari benshi bacitse amaguru, hari abavuye amaboko, hari abapfuye. Rero dushima Imana. Uvuza ko kantu uvuze ibyo bintu rwose mitanongera kwibuka mu minsi yashize nigeze najya mu bitaro gusura umuntu urwariyeyo. Ariko narahabutse ibintu twirwa twigira, ibintu twirwa birashoboka ko ibyo nabonye byari byoroshye kurusha wenda undi uri mu kindi cyiciro runaka cy'uburibwe cyangwa cy'ikigeragezo, kubera ko buriya nageze ahantu hari abarwayi bari guhumekera ku mwuka utari umwimerere umugurano. Yego. Hari ahantu nagezemo nsanga ni nk'ibitanda bigera nko mu hafi mu 10, abarwayi bose bari muri icyo cyumba bari guhumekera kuri uwo mwuka. Buriya ari gihe nk'umuntu yicara akavuga ngo ntaca Imana yankoreye, ukibaza ukavuga ngo Imana yaranyanze, ngo nge ntaca Imana imariye, ngo gusenga ntacyo bimariye, ngo nge yampoye iki. Kandi mu by'ukuri ugiye kubaza umuntu wagiye muri uriya mwuka, yakubwira ngo buri saha yarishyuraga. Ugahita rero uba ari imyaka ufite, ugahita usanga Imana iramutse kwishyushya utabona icyo yishura. Rero niyo mpamvu twebwe umubabaro wawe niwo munezero wa mugenzi wawe. Bivuze iki? Bivuze ngo rero wowe urishimye kubera ko Imana wenda yaguhaye ubuzima, hariho n'undi uri kwishima kubera ko Imana yamuhaye akaboko kamwe akandi kakaba karagiye. Uwo nawe ari kwishima kuvuga ati mbese yabaye akaboko twose twaragiye mbayeho gute. Niyo mpamvu ibyakubayeho byawe nishimwe kuri wowe. Sibyo? Nishimwe kuri wowe kuko ari Imana yakoze. Nje naronge ndatekereza ndavuga nti kubona burakeye, uri kumva umeze neza, ingingo zirakora nta kibazo, ariko uriya byageze hahandi none havuga ati umwuka asanzwe ahumeka ntago uhagije, ntago bihagije ngabe yaba. Reka
twongere wa wundi wamwituye iki w'inyongera w'umupapirano kugira ngo ni uguhendahenda ubuzima muri make. ni ukuvuga ngo uriya mwuka nubwo baba bari kuwuduha uradosayidira sibyo, ariko nawe bitekerezeho wumve ngo bari kuduhereza umwuka kandi aka kanya wakubwira ngo ishuri uwo uri guhumeka nta wabona yo wishyura. Bivuze ngo rero uri igihe nawe reba ariko umuntu wundi hari igihe umuntu yikaraga kumva aravuze ngo je ndakomeye ngo ndakaze reka akazizi kamuje muke mwizuru nakunkumura umutwe ni haramenya ko akomeye. Nta muntu ukomeye hakomeye iki Imana. Nuriya mwuka baba bari kuduha Imana itabishatse Imana itabyemeye ntaco wakumara. Ikindi kintu nanone njya nibazaho hari nanone mu bitaro hari ukuntu usanga umuntu ararwaye amaraso amubanye makeya. Yego. Bibaye ngombwa ko bafata andi maraso bakayamwongerera. Ariya maraso umurwayi atekereza ko yavuye kuri nde. Ndi kuvuga ngo n'abantu uzarebe nk'iyo barimo wenda kuvuga bati muje gutanga amaraso uravuga ati muje gutanga amaraso buri wese atanga amaraso abagize ibi bagira neza guco nyine azafasha imbabari. Ariko nyamara ya maraso wowe wari ufite wakubaza iyo gavuye ntiwahamenya kuva uri umwana ntiwigeze urwara ngo baje gukongera amaraso none ayo wavukanye wakubaza iyo gavuye wahamenya. Hariya rero niho mpita nkuriramo isomo mvuga nti nta muntu cyangwa se nta bandi nta ngewe. Yego. Nta bandi nta ngewe bitewe nuko uri kumva uriya ntago abazi kazarwara ngo agere muri uriya mwanya wo gukenera amaraso y'abandi. Hariya rero niho nahise impita nkuriramo isomo rivuga riti nta muntu abantu bose tugomba kubana neza kuko ntiwamenya ejo uzagutabara. Ukuvuga ngo umva ikintu sinzi impamvu nawe niwe wenda kikubaho ariko n'abanyarwanda n'abandi bose barabizi ubundi nta muntu umwe wigira umuntu ni mugenzi we. Umuntu ni mugenzi we cyane. Nuramuka uvuze ngo njyewe ndishoboye ntago bibaho. Nta muntu wigira kuko umukene akenera umukire ariko n'umukire akenera umukene kubera impamvu niba uri umukire ukavuga ngo ndihagije ariko bwa bukire bwawe ukeneyemo abakozi kandi ntawe wakoresha umuntu kurusha iki ubukire n'ubundi uzakoresha uwurusha ubukire. Wamukene nawe akeneye umukire wo gukorera kugira ngo abone uko agira gute uko abaho. N'abano baganga batuvura nabo iyo barwaye bakenera ababavura ntago bivura cyane. Bivuze ngo rero buri wese akenera mugenzi we. Aho hantu ndibutse hari umuntu yeze yatubwira ati ese avuga ati nkubu wenda nko muri iyi si iyo tuba twese twifitiye nk'amafaranga buri kimwe dukeneye dufata amafaranga tukagenda tukishyura ese ayo mafaranga twari kuba tuyahana. Ntabwo byashoboka twari kuba tuyahana nga duha ibyo ngibyo kandi ayo tumuhana wa muri ibyo Jovere yaririmbye ngo ishobora gukena cyangwa ukagukenura aravuga ngo nibwo bumwana bwayo. Bivuze iki sibyo wabyara ishobora kuguha urubyaro nange ikarukwima nibwo bumwana bwayo. Bivuze ngo mu bumwana bwayo rero kuresha ntago byemewe ngo kuko n'intoki z'ikiganza nazo ntago ziresha zose kandi cyane. Rero mu bumana ngo niko kuri iyi si twese tumeze mu bumana bwayo ntabwo tugomba kuresha. Kuba wakennye nihabwa icubahiro, kuba wanakize nihabwa icubahiro. Icyo bikora buri ubutunzi buravuga. Iyo ubutunzi bukugezeho burakubwiraga ngo itonde sibyo ejo dushobora kugenda. Iyo igihe kigeze burakubwiraga ngo bayi ni nk'umunzani. Yes baba ngo bayi ntibishoboka. Muri iyi si buri wese akenera mugenzi we. Uzarebe umuntu yarimo gukira atangira gukira buhoro buhoro. Iyo amaze kubona ifaranga wenda n'urugero ariho rikiza wenda n'urugero kantanga urugero ku batwara imodoka ariho bikiza ukagura imodoka ubu ufite ishaka n'umwete ryo kuyitwarira sibyo ufuti nanjye babone ndi kuyitwara ariko uko ubukire buri kugenda buriyongera utangira vutika nshaka umushoferi. Impamvu ushaka umushoferi sinihe kandi uzi gutwara uravuti nanje ngene negamiye mu ntebe ngene nta kibazo ngize gute mfite nyine wabaye umukire baye ngomba ko ukenera iki umushoferi. Noneho twaravutse tuvuka iwacu mu rugo tutazi nk'umusekirite niki ariko iyo umaze gukira twabyirutse tuzi ko umurinzi wa mbere ari imyugariro hari urakoze cyane. Iyi myugariro na n'ubu twebwe mu cyaro harimo bakizishiraho. Rero iyo umuntu amaze gusobanuka akenera umuzamu mu rugo
ariko ibaze ukingishije igipangu ariko ukeneye n'umuzamu wo kurara mu gipangu nuko hari ukuresha ako kantu ego urakoze cyane ako kantu k'imyugariro ko kurindisha turaza kukagarukaho mu kanya byimbitse ariko twatangiye duhita tuvuduka birashoboka hari abakuzi ariko hari n'abashyashya bagiye kuba bakumenya ndagira ngo utangire utwibwira hanyuma duhite tunatangira n'isengesho tujye mu kiganiro nyirizina tuganire birambuye n'ubundi nakubwiye ngo ujuraga abanyamagambo menshi tubanze dusenga yego rwose sinzi impamvu ariko nuko tuba dukumburanye amazina yo ni Mutuyimana Jean Claude yego Mutuyimana Jean Claude ndi umupapa mfite umudamu n'abana 4 rero Imana iduhana umugisha ndebye ku maso wavuga uti nakana hagira ngo uracyari mutoda ariko kubera Yesu nyine ariko ndashaje kandi tugirire neza harya Yesu abyaza akagusiga utuvuta yatugusiga ugaca ngo ni nacyo kiza cyo kuba muri we buriya cyane rwose buriya umuntu utunganya imyaka kano kanya utari muri Yesu arashaje ariko kubera Yesu ndacyari muto ure kureba ko meze neza kandi duhana umugisha reka dusenge Mana tugushimiye ko wabanye natwe watugiriye neza uraturinda uduhuye umunsi turi bazima izina ryawe nirishimwe amen Mana benshi bavuye mu mubiri abandi babaye ibimuga twe tugushimiye ko tukiri bazima izina ryawe nirihabwe cubahiro wabanye natwe ijambo ryawe ryaratubwiye ngo twibutse iminsi ya kera tukuramburiye amaboko twibwira imirimo y'intoki zawe haleluya twitekereza ibyo wadukoreye turangije turambura amaboko tugushimiye ko waturinze kandi mu minsi ya kera hari aho twari turi uyu munsi hari ahandi wadushize hari aho waduteretse uyu munsi turacyariho izina ryawe nirishimwe amen bana natwe muri iki kiganiro utugirire neza Mana ube mu ruhande rwacu uzudufashe amagambo turi buvugira ahangaha aba yo gufasha ubwoko bwawe aba yo gukomeza isi yose uri bwumva aya magambo wese akomere kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro abo bana natwe muri byose kandi dushigikire mu izina rya Yesu amen urakoze cyane yego urakoze cyane rwose buriya buriya ngo mbere na mbere Imana ibintu bikazanye iyo ujya kugira ubwira ikintu runaka jumanze uvuga Imana manze wiragiza Imana ngo niko bantu bajya bavuga rwose yego reka dukomeze rero tujya mbere hari ukuntu buriya kera sinakera kuko n'ubu biracyariho ko hari abantu bizerera muri kirazira za kera yego bakavuga bati niba ugiye kwinjira mu marembo y'ahantu ugasanga hari imyugariro ngo buracyaraziraga kuyirenga nta n'umuntu wari wemereye kuyirenga kirazira kuyirenga yes ni uguhamagarira inyuma yewe iwacu yari iriyo iwacu imyugariro yabagayo yego bivuze ngo rero iyo wabaguje ukabuje mu rugo twamaze kuwugarira uhamagarira ku irembo ubwo iyo uhamagariye ku irembo nta kindi urategereza tukabanza tukaza tukagukingurira ubwo rero kirazira kurenga imyugariro niko byari bimeze ariko ntabwo ariko bikimeze kuko Yesu yagize gute Yesu yaraje yego none se ubu ngubu bijyanye n'imyizerere hari ukuntu abantu baba mu murimo bakora bumva ubutumwa babwirizwa ariko ugasanga nta kirazira bagira icyari icyaha babifata nk'ibintu biri aho ngaho ni ukuvuga ngo abantu ntabwo bayizeye Imana abantu ntabagikeneye kukizwa mbese muri make yego bashaka kugira ngo babone imirimo babone ibitangaza mbese bashaka ibitangaza gusa noneho anariyo mpamvu abantu benshi nta kirazira bagifite nta bakeneye ngo babwire ku caha ntago bakeneye ngo uvuge icaha ahubwo bashaka kugira ngo no gusenga nagase muri ibintu byo gusenga bakeneye kugira ngo umubwire ngo ejo Imana izakugira guca Imana izagutabara Imana izaguha inzu Imana izaguha iki ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri kose kuhari abantu bari kwiye kugira kirazira iyo umuntu atwite iyo umubyeyi atwite hari ibyo ahugwa sibyo hakari n'ibyo ararikira bivuze iki rero niba wari uri umupagani hari ibyo waryaga byose ariko kubera ko wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wamaze gutwita mbese muri makeya wamaze kugira hari umwana wamaze kwakira muri wowe gira ibyo uhugwa sibyo ugira n'ibyo urarikira none se ubwo niba umuntu avuga ati nshaka kumuhanuza mpanurira ibi ngibi ngewe ndi kwifuza nishakira ntabwo nkeneye umbwira ku bintu by'icyaha ibyo bintu sinkeneye kubyumva noneho ugasanga muri make n'ibyo ngibyo aba ashaka kwiyumvira n'ibyo aba yibwira ese ubwo aho ngaho ntabwo aba yihanuriye niba umuhanuzi ashobora kumubwira ibintu bya nyabyo ntabe yabyumva
cyangwa se akumva muri make ni ibintu adashaka kumva mu matwi ye, ahubwo ashaka muri make we yarose cyangwa se yibwiye ibyo ashaka kubwirwa. ni ukuvuga ngo ibyo bintu ubwo muri make si yaba yiremera ubuhanuzi. ni ya minsi y'imperuka Bibiliya yavuze ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, Yego. bakunda impiya, badakundana. Yego. Rero iyo umuntu yarangije kuvuga ngo njyewe singikeneye ko hagira umpanurira ibi, nkeneye ko bampanurira ibi, yabisoje nyine. Nawe nugeramo kubwira ari ryawe. Yego. Bibiliya yaravuze ngo nzabasheshenga, nzabasheshengesha. Rero kuko waje nanone ibyo ngibyo ari byo ushaka, n'Imana irahageraga kubwira iti okay, kubera irari ryawe, sibyo? Ugataha uri kuvuga navuganye n'Imana wahehe, ni irari ryawe nyine, irari ryawe ryakwinjije rikugezamo bya bintu wari ugize gute, wari ushaka. Ibyo wari ushaka rero ni iby'igihe gitoya, kuko Imana nikubwira ngo iguhaye imodoka izayiguha, suko nabo yazibwiye ari Imana ibivuze zitabica, izayiguha ariko uyibone mu rugo rwawe igihe gito. ngo hari umuhanuzi ngo wigeze, ntago ndi kumwibuka ariko biri muri Bibiliya. Yego. ngo umuhanuzi yigeze yahanurira umwami ari kumubuza kujya gutera. Yego. amubwira ati nta nsinzi ufite, ati nujyayo biraba ibindi. Umwami aranga, arabisuzugura. Mu by'ukuri ngo umwami yashakaga kugira ngo amuhanurire iby'insinzi ko agomba gutsinda ibintu byo gutsindwa adakeneye kubyumva. Ni ukuvuga ngo ni igihe umwami yari agiye gutera, ahamagara abahanuzi bose. Yego. Ariko Imana yari ishaka ko uwo mwami agomba gupfa. Yego. Ni umwami ntahazi. Yego. Noneho ngo Imana yo ihamagara imyuka yose, yaba imyuka mizima n'imyuka mibi. Noneho umwuka muzima bawuhamagaye bavuga ngo arema inama, abaremesha inama, aravuga ngo ndashaka kugira ngo muri habonekemo umwuka wajya kubesha Ahabu, akabwira ngo genda nutera uzagira gute, uzatsinda. Haza kuboneka amarero wa mbere ati wenda bizagenda guca. Umwana aramubwira ati nje ndabishoboye. Urabigenza ute? Ati njewe nzagenda mubwire ko azatsinda, sibyo? Mutuburire. Mwuka mubi rero ngo uragenda uhanga mu bahanuzi 400. Wa mwuka mubi ugeze mu bahanuzi 400, abahanuzi 400 bose bajya kumubwira ngo genda uzatsinda, uzatabaruka iki, amahoro. Ariko hari undi muhanuzi umwe uri mu mwuka w'iki, w'Imana. Ngo abahanuzi 400 bose barahanura, bose barahanura. Arangije atari ko harubona ari kureba. Batuwo nguwo rero ntari kureba, mugende mumuzane. Baragenda baramuzana. Ngo hageze ngo arangije ngo nawe aramubwira ati mwami uzatera uzatabaruka iki, amahoro. Amusubirishamo. Arabwira ngo ongera ngo uzatera uzatabaruka iki, amahoro. Warangije aramufata bamukubise urusha. Ubwo yabimubwiraga nyine avugira kuri ryari nyine abagiye kumwenda baramuhamagaye baramubwira ngo dore bose bavuze ko azatabaruka gatsinda, nawe ari byo ugira gute, ari byo uvuga. Ariko kuko rya jambo ryavuze ngo hari 7,000 bitarapfukamira baya, nubwo imyuka mibi hari ariko n'umwuka w'Imana uracahari. Amen. Noneho ngo we ahageze ngari nawe akora bya bindi bamubwiye, ariko aramurahiza. Amurahije rero abona ko atagomba yumva agiye gutatira. Yumva agiye gutatira atumva mwana ati ngiye kubona, mbona uragiye. Ariko ugezeyo mbona intama ziratataye. Ntabwo turi ngo turabisoma cyane. Arabimusobanurira byose ngo arangire ngo kare kose ngo n'ubundi nzi kudahanuraga iki, amahoro. Ngo hanura ibyiza. Ngo n'ubundi nta byiza. Abahanuzi bose bavugisha ukuri ntabwo bajya bakundwa. Umuhanuzi wese kuryana mu gutwi uhanura ukuri, uvuga iby'Imana yamutumye ntabwo ajya kundwa. Hari gukundwa abahanuzi bari kuvuga ngo yavuze itagize gute, itavuze. Kaza hano Depuwa, kaza nkagusanga wambaye neza ustire muri salomo wawe hateretsemo byose. Uyu muntu akeneye ibi gahita nguhanurira.
ubwo buhanuzi ntikabaye ntibwinjiriwe kera byararangiye. Kugira rero ngo umenye umuhanuzi urimo Imana nuko biba bya bindi yavuze biri gusohora, niba ari ikibi. Niyo mpamvu uri kujya kumva nk'umuntu aravuze ngo uriya ngarasenga ganga ibi bibegere ku bantu, oya ntabwo aba yasenze ngo bikugereho, ahubwo bakubwira ukuri. ariko ngo hari naho ijambo ry'Imana rivuga mu minsi y'imperuka n'abahanuzi b'inyuma bazajya bahanura bibi. Nyine uyu muhanuzi kuvuga ngo ubwo waba ugiye kuvuga ngo ubwo abahanuzi b'ibinyoma nabo barahanura bikaba, ni kwa guhuza na bushike. Aho hantu niho bicangira abantu. Rero reka nkubwire impamvu kugira ngo uzamenye uri mu mwuka w'Imana utari mu mwuka w'Imana biragoye. Ikintu cya mbere kizakubwira umuntu uri mu mwuka w'Imana, umuntu hanuzi uri mu mwuka w'Imana avuga rimwe ijambo Imana imubwiye akarangiza. Ariko abahanuzi aratangira akakubwira ngo ibimenyetso, agatangira akakubaza ngo ni urugero wenda nk'ubu Petero aziranye nge nawe, ariko ukumva nk'umuntu arakubajije ngo uri umusore, none se kuba uri umusore iyo Mana nimubwire kuri iki kuri umusore. Umuntu ariko ngubundi ngo ndi kukubona mu basore Imana ndi kukubona mu basore, iyo Mana itazi kureba ko uri umusore, hawe ngo ndi kukubo. Imana sirebaga amarari, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu uyu muhanuzi nawe maze kumurahiza yaramubwiye ngo ntabwo uzatabaruka amahoro. Umwami ahita avuga ngo mumufunge, muzamufungura ngo iki nagarutse. Umva rero ukuntu Imana ari danje, kuko ari ishaka kugira ngo apfe, ngo ariyoberanya yambara indi myenda, ariko umuntu agafora umwambi uragenda uramwasa. Wa muhanuzi biragaragara ko yavuze iby'iki iby'ukuri. Rero baducankaranya bataducankaranya harariho 7,000 bitarapfukamira Bayali. Abahanuzi barimo barahari, bazayikorera mpaka kuzageza ubwami bw'Imana bugeze gute buje. Impamvu ntari mbivuze nari nagarutse ku kintu kijyanye n'uko abantu barabwirizwa kenshi, yego bazi iby'Imana kenshi, ariko ibyaha bikanga bikakorwa ku bwinshi. Abantu tugacumura cyane kuruta kera na kare, ubutumwa butarasakara mu bantu benshi. Yego biri guterwa n'iki? Navuze ku kintu kijyanye no gutwita ku babyeyi. No vuga ngo iyo umubyeyi yatwite, yego umubwirwa nuko hari ibyo ararikira, hakagira n'ibyo ahugwa. Sibyo? Rero abantu benshi binjiye mu gakiza, ariko ntago bazanywe no gukizwa, bazanywe n'amasezerano. Bashaka ibintu muri make, bashaka ngira ngo Imana ibahe, ariko bo batari kure kuri iki ibyaha. Rero impamvu ubona ico kintu cyabayeho, abantu benshi bashaka kugira ngo bahanurirwe ariko badakizwa. Noneho bananiwe guhugwa, mbese muri make bari mu byaha, bari no mu gusenga. Wabyumvishije? Bari mu byaha, bari no mu gusenga, nta kibazo. Bari gusambana, ntibashyushye ntibashushe, urakoze, ntibashushe ntibanakonje, bari gusambana, bari kunywa inzoga, bari gusinda, bari gukora ibiki, bari kwica, bari kugambana, ariko no mu masengesho ukabasangamo. Anariyo mpamvu depfo wakantu kumve aba bantu bombi babiri bahurira mu masengesho rimwe na rimwe na bantu bakishijwe bari gusenga koko gusubizwa kwabo kugatinda, kuko harimo abantu badutangirira iyi migisha. Abantu batangiriye imigisha yacu bituma twe tudasubizwa. Ntabwo ari ko mvuze ngo ndakijijwe, iyo muntu njyavuze ngo arakijijwe ndamwitonderaga. Nta muntu ukizwa ubaho, nta ntungane ibaho. Umuntu naza akakwikaraga imbere ngo nje ndakijijwe ngo Yesu n'umwami, oya ja kucara ahantu atuye. Nuhagera ubaza amakuru ye barakubwira niba akijijwe niba adakijijwe. Kabiri kandi nawe abantu nanone kubera ko bashobora kukubwira ibitari byo, mutega agatego. Ntabwo uzabaye satani ngo umutege, ariko mugerageze mu mbuto. Muri kamere ya muntu ubundi umuntu ndakeka aremwe mu cyaha, aremanywe icyaha. Yego niyo kamere yacu. Kandi Bibiliya yaravuze ngo uhamba kamere ahorana gisuka ku rutugu. Uhamba kamere ahubwo ngira ngo ugiye no kugenzura umuntu aho ngaho waba ugiye kumucira urubanza. None rero nawe nareke kwiyemeza ngo arakijijwe, uzi imitima ni Yesu. Siko bimeze, umenye imitima ni nayo baza bazaje hehe mu ijuru, ko ibintu byavuze umwanditsi yanditse. Rero nta muntu ukizwa. Ikibazo nari ndimo mbaza ni cyuko abantu babwirizwa, abantu twumva ubutumwa cyane, ariko gukizwa bikanga, ugasanga nk'amahano ari kugenda amenyekana cyangwa se akorwa. Yego hirya no hino ku isi,
arimo kuza ari ibintu bidasanzwe biruta ibya kera, ubutumwa butarakwirakwizwa ngo bugere ku bantu benshi. Ese kuki ibyo bintu bitabagaho abantu benshi bataramenya ukuri cyangwa ijambo ry'Imana ritarabageraho, bikaba biri kuza ubu ngubu bigaragara ko ijambo ry'Imana hari aho ryageze? Ahangaha nimbivuga ushobora kwibaza ngo se ibyo bintu ni ibihe? Hari ibintu byinshi tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi tugenda twumva tunabona no muri sosiyete tugiye dutuyemo, ugasanga nk'ikintu kijyanye n'imico ihabanye n'ijambo ry'Imana iri kugenda yaduka, ibyo bintu bitarigeze bibaho. Ibyo bintu abantu kandi bazi ko bazi ukuri kw'ijambo ry'Imana, ibyo bintu kuki ibyiringiro bitakibaho? Ese niba tugarutse kuri icyo kijyanye n'ubuhanuzi, abantu bashaka kwiyumvira ibintu byiza, niba abantu bemera ko abantu bazapfa, abakristo cyangwa se bemera ko hazaba umuzuko babizi ko ibyo bintu bizabaho, waba uzi ko hazaba umuzuko cyangwa hazaba urubanza nyuma y'ubu buzima, ukabazwa ibyo wakoze mu isi, ukabazwa ibyiza wakoze, ugakomeza kurarikira ibintu by'isi bitazagira icyo bigufasha muri urwo rubanza, ukagumya kurarikira irari ry'isi rizarangirana n'iyi si. Abantu bafite ibyiringiro cyangwa byararangiye, umuzuko uzabaho cyangwa ntawe uzabaho. Ni ukuvuga umuzuko urahari, sibyo? Kandi hari n'ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali bafite ibyiringiro, sibyo? Bafite ibyiringiro, bafite ubugingo ko bazaja mu ijuru. Ariko umubare munini ni uwamaze kurigita kubera ubutunzi, kubera amafaranga. Nanjye ndayashaka, amafaranga bayashaka ni benshi, nanjye ndayashaka pe. Ariko ubu butunzi turi kwirukankira buzadukoraho. Uravuze ati abantu bari gusenga ariko n'ibyaha bikaba byinshi. Ni ukuvuga ngo abantu bamaze kwinjira, twarinjiriwe ikizira cinjira hera. Kubera ko ni ukuvuga ngo impamvu iki kizira cyamaze kwinjira hera, abantu twamaze kwinjira ahantu muri bya bimenyetso mu minsi y'imperuka turiyo, ariko abantu benshi ntabwo babizi. Anari uri kuja kumva ibintu birinjiye, abagabo ku bagabo basezerane, ayo mabatinganye ni mwinjire mu matorero, ayo ibintu nk'ibyo ukuva birinjiye. Kandi mu by'ukuri Bibiliya yaravuze ngo reka ndeme umugabo, sibyo? Ndeme n'umugore. Impamvu rero Imana yaremye umugore ikarema n'umugabo, ntabwo ari yo beka abagabo bakaguye kugubaho ngaho ari abagabo bose bakenda. Kandi buri kigabo cyacyo cyose buri kigabo gifite ikigore cyacyo. Ariko abagabo banze kunyurwa n'abagore baje gushaka abagabo bagenzi babo. N'abagore nabo ngo banze kunyurwa nabo, ndi kuvuga ngo n'abatinganye b'abakobwa ukabyara. Ukibaza ibi bintu. Ariko hari ibintu tujya dushima Imana, nubwo wenda no mu Rwanda hari birimo ntago mbizi, ariko dushima Imana kuko twebwe hari byinshi bitaragira gute bitaratugeraho, sibyo? Hari byinshi urahari ibintu biri hirya no hino mu bihugu byo hirya bitaragera iwacu. Ubundi byose ni ndatekereza hari imbaraga ziba zigira uruhare mu kubikwirakwiza, mu kubisakaza, bigatuma bizenguruka isi, kuko ibyo bintu yaba n'ibindi bigiye bitandukanye bigenda bigera mu gihugu cyacu, ibyinshi biba byavuye iyo ngiyi mahanga, nyine abantu baba babikopiye. Arega buriya hari abantu bari rwihishwe, sibyo? Hari igihe ucumbikira umuntu, sibyo? Wa muntu uracumbikiye akaba ari ukwiba. Urabyumvise buriya? Ucumbikira umuntu ariko arenga gusahure kubera iye mpamvu. Abantu turi hano mu nzu y'Imana nangaza turi mu gusenga, ariko twese nubwo turi gusenga ntabwo twahamagariwe gusenga. Hari abantu baje mu rusengero baje gusenga, hari n'abajemo baje kwiba, hari n'abajemo baje gusambana, harimo n'abajemo baje kugambana. Rero igize umwaka ugacumbikira umuntu utazi, sibyo? Iyo igize umwaka ugacumbikira umuntu utazi, ni hahandi nyine hinjira bya bintu utarugize gute utaruzi. Abantu muri twebwe baracumbitse, ducumbikiye ibirura tutazi. Hariyo mpamvu urira kumva ngo abatinganyi, kumva ngo bajura, kumva ngo abaki, kumva ngo abarozi. Aho waruzi mu nzu y'Imana, waruzi ngo ugiye kuruhukira umutima, kaba ari uje gukomerekera. Kuki ikibi cyanga kikaza kikimura ikiza cyari gihari, cyangwa umuco cyangwa imyemerere yari ihari, ubuyobe bukaza bukayimura? Kubera abantu benshi bari bakijijwe bahemukiwe n'abantu basenga. Abantu bari bakijijwe
mbese n'urugero byaje bite kugira ngo abakijijwe bajye guhemukira abantu abadakijijwe bahemukira abakijijwe? Impamvu hari abinjiriye hano mu muryango, abantu baraza binjira mu muryango, mbese muri bake binjira bakijijwe, bagezemo basanga hari ibirura byaciye hirya nabyo biri mu itorero, bya birura babandi bari baje gukizwa barakizwa pe biranakunda, ariko abo bakurikiye barabahemukira, babahemukiye bituma imitima y'aba bantu igira gute ihaba, mbese bumva banze gukizwa nahubwo baba bagome bitewe nuko bahemukiwe nabo bari bagannye bazi ko babagannye nyine ngo babarike inzira y'iki y'umusaraba. Rero turi ku ijambo rivuze ngo ni ukubera icyo abantu byaha byongereye gukizwa kukagabanyuka, niyo mpamvu nta yindi yabiteye. Abantu barakijijwe bagezemo indani basanga bari bazi ngo nabo barakijijwe, basanga nta gakiza bageze gute. Tugarutse kuri cya kindi, ibyiringiro birahari ko umuzuko uzabaho, hanyuma abantu bakaba bararikiye iby'iyi si babizi ko umuzuko uzabaho kandi iby'iyi si ntacyo bizabafasha muri urwo rubanza bazaba bagiyemo. Abantu bari kwirengagiza ibyo bazi. Hari ibyiringiro bihari ko hazaba umuzuko hakabaho ubundi buzima, abantu tukarushaho kwijandika mu bibi cyane. Ibyiringiro birahari, muri ibyo byiringiro dufite yuko uyu muzuko uhari, sibyo? Nusoma Bibiliya uzasome mu Befeso, harimo intwaro zose z'Imana tugomba kwambara. Ni ukuvuga ngo muri izi ntwaro tugomba kwambara, nuhasoma ni mu bice 6:11 ugeze kwa 17, ariko hari intwaro ya mbere, sibyo? Agakiza, kijijwe akambara ingofero, sibyo? Iyo amaze gukizwa aba yambaye muri make n'agase magambo makeya abazi neza ko akijijwe akambara ingofero. Abantu benshi rero babinjiye ingofero batayambaye, yitwa iki? Agakiza. Bamaze kwinjira bageramo ariko ntayo bafite pe, kandi mu by'ukuri udafite akagakiza nta no kwizera afite. Kandi niba yaravuze ngo twambare, sibyo? Iyi ngofero yitwa agakiza. Kabiri, gukiranuka ni icyuma tugomba nanone kwambara cyitwa gukiranuka. Iki cyuma igihe cyose ucyambaye uba ukomeye. Abantu rero iki cyuma ntaco bambaye. Gatatu, ijambo ry'Imana, sibyo? Ni ijambo ry'Imana gatatu ariho bivuze ngo ribe inkota igo mu kanwa kacu, twe dukwiye kugiramo inkota. Birumvikana. Ndagira ngo utangiye kujya mu mavuta yo kuvuga ijambo, yo kubwiriza. Ndagira ngo uhite n'ubundi ufatiraho ukomerezeho, utegezeho nk'ijambo nyine, ikintu cyatuma abantu bongera kwigarura, abantu bongera gukanguka, bakazibukirira ikibi ahubwo bagasingira icyiza kibategereje, kuko ari cyo kibageza kinabahesha n'ubugingo buhoraho. Ndagira ngo ukomeze n'ijambo cyose. Narindi ku ijambo rya gatatu ryitwa inkota, sibyo? Kane, reka kane tuhasange kwizera, sibyo? Kuba ingabo. Iyi ngabo umuntu ufite kwizera aba afite ingabo imukingira mu byo akora byose, sibyo? Kane, reka tuhasange ukuri, sibyo? Ariwo mukandara, sibyo? Abantu bakuyemo umukandara gwitwa ukuri. Ariho twavuze ku bahanuzi tuvuga batavugisha ukuri, babesha, bari kuriga baravuga ubutumwa bari kubesha abantu. Oya, sibyo? Kuvuga ubutumwa ubesha abantu ntacyo bimaze, ahubwo vugisha ukuri, ariko kuri ukenyera uyu mukandara. Mane tugirire neza. Dukomeze akanyuma inkweto, ubutumwa bwiza, sibyo? Abantu bavuga ubutumwa bwiza, babwira abantu ubutumwa bwiza, ariko ndashaka kugira ngo dusome ijambo tudatinze kugira ngo twinjire muri iki kintu, turebe, dusobanukirwe, tumenye ngo mbese aharya mu gukizwa kwacu abakishijwe n'abadakishijwe tuzabamenya gute. Imana tugirire neza, kadusome ijambo ry'Imana, twinjire mu ijambo ry'Imana kugira ngo dusobanure ibintu twamaze gusoma Bibiliya. Haravuze ngo Matayo ibice 25 umurongo wa mbere ngo ico gihe ubwami bwo mwijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko abo 10 batanu bari abanyabwenge, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu babwira abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta. Kane, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira, barasinzira. Gatandatu, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje. Nimusohoke mumusanganire, maze babakobwa bose
barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. 8 ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Mana tugire neza. 10 bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baboneza baraza bahagarara hagati. Ni ukuvuga ngo igihe tuzaba duhagurutse, igihe tuzaba tugiye gucana amatabaza, nabwo se hari ibimenyetso Yesu aje gutanga, agira abakura mu nzira, ariko abanyabwenge batambuka basanganira iki? Umukwe. Mana tugirire neza. Ngo maze barangije gusohoka, ngo abanyabwenge barababwira ngo nimugende mugura yanya yacu ntiyadukwira, reka twihute. Ariko ngo hari ijambo ricimishije hepfo, ngo abanyabwenge bamaze kuzunguza amatabaza yabo baracanye. Abapfu barasohoka, ngo bamaze gusohoka umukwe araza arakinga, asigarana n'abanyabwenge. Kambabwire, abantu benshi bahagaze ku ijambo rivuze ngo turimo umwuka w'Imana ko nta mwuka ubarimo. Yesu araje, aje gucagura abari mu mwuka w'Imana baje hano, n'abatari mu mwuka w'Imana bagire gute? Baje uruhande rumwe. Bantu b'Imana, ijambo ryaravuze ngo dore mwajaga muhanura, mwajaga mubwiriza, mwajaga muririmba, mwajaga mucuranga, ariko sinigeze mbamenya. Iri jambo riteye ubwoba. Nge narisomye numva ngize ubwoba, ndibasa ndavuga niba tutarigeze, niba ijambo ritubwiye ngo ntago tukigeze kumenywa, nje numva ngize ubwoba ku giti canje. Numva mparaniye kugira ngo nanje nzamenywe, numva mparaniye kugira ngo Imana ntizanyihakane. Buntu wa Nyagasani, fata umwanzuro nawe wikwibera muri babandi bizera umunsi umwe, babandi bizere mu bitangaza. Oya, banza ukizwe, numara gukizwa wihane, numara kwihana ubwire Imana yo mu ijuru ikwandike mu gitabo, kugira ngo umunsi abanyabwenge bazaba bacanye amatara uzaboneka muri bari 5 bacanye iki? Amatara yabo ari kwaka, amatabaza yabo ari kwaka. Reka nkubwire, dusinzira kimwe, duhura n'ibibazo kimwe, ariko amavuta arahari. Rero cyane itabaza ryawe rimurika aho utuye, cyane itabaza ryawe rimurika mu kazi ukora, cyane itabaza ryawe rimurika mu byo ukora byose, kugira ngo utazihakanwa, kubera ko ibintu birakomeye. Bantu b'Imana, ukomeye ni ufite Yesu, naho udafite Yesu ntabwo akomeye. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana duhana umugisha, Imana dufatane icyifuzo, nanjye dusenge. Nitumara gusenga tubwire Imana ngo Mana andika amazina yacu. Ngewe nshaka kugira ngo Imana yandike izina ryanjye mu gitabo, nawe haranira kugira ngo izina ryawe Imana ryandike mu gitabo, kugira ngo kuri uriya munsi tutazihakanwa. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngewe mfashe icyifuzo, fatanya nanjye icyifuzo, ubwire Imana ngo Mana we nyandika mu gitabo, nanjye ndashaka kuba umunyabwenge, kuko iminsi imaze gukomera. Imana tugirire neza. Mana turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ushoboye byose, urindaho kandi uzahoraho. Wabanye natwe tugirira neza, twemeye ububi bwacu. Abamama baciye bugufi, abagabo duciye bugufi, urubyiruko ruciye bugufi. Mana tugirire neza, turinde icago, turinde ikibi, ahubwo twambike imbaraga kugira ngo izina ryawe rishimwe. Duhereza amavuta mu mperezo zacu, kandi twandike mu gitabo ntituzihakanwe. Tubisabye mu izina ryawe kandi twizeye ko unabikoze mu izina rya Yesu. Amen.